amashuri twe twiga abisi batwigishije cyane cyane abanyaburayi kwari kuduteguriza kugira ngo tube abagaragu n'abacakara ba systeme neza. Ese hagiye gukorwa iki? Ikigiye gukorwa uyu mwaka niki? Yego, kigiye gukorwa rero, ubu turi mu ntambara gatatu y'isi yose igamije gusenya isi n'ubukungu bwose bukagwa, noneho n'iyobokamana rigasimburwa n'igishushanyo gisengwa, politike mpuzamahanga igahurizwa hamwe, Loni igakurwaho isimburwa na leta imwe izategeka isi. Imiryango 13 ikomeye ya rutura, imiryango 13 imwe iri muri Amerika, mu Bushinwa no mu Burayi, ariko umuryango utegeka yose iyo miryango kuri 13 hari umuryango shefu wayo witwa umuryango w'umuherwe Rothschild, aho uyobora amafaranga y'isi yose. Ubundi isi iyoborwa n'umuntu umwe, we niwe shusho ya antikristo muri politike no mu bukungu. Kuvuga ngo gukora intwaro ku buryo igihugu babonye cigize kagarara bacima imvura mu gihe bagihaye imvura bagiteza imyuzu. Reka mbasuhuze mwese abantu mukurikira ibiganiro byacu bya gusenga everyday, tubifuriza umwaka mushasha wa 2025. Uyu mwaka uzabere umwaka musha. Reka dusuhuze abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, nibo bantu ba mbere banakurikira ibiganiro byacu. Abantu mu Rwanda turabasuhuje, tubabwire ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo ibiganiro bya gusenga everyday. Abari mu Burundi turabasuhuje, tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Abantu muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakunda kuri gusenga everyday, turabakiye tubabwira ngo tubifuriza umwaka mushasha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Aziya tubifurije umwaka mushasha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Aziya tubifurije umwaka mwiza wa 2025. Abantu muri ku mugabane wa Amerika tubifurije umwaka musha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Oceania tubifurije umwaka musha wa 2025. Kubera ko kamera ya gusenga FT kumwe na Pastor Musisi. Uraho Pastor? Muraho neza. Umwaka mushasha, umwaka mushya muhire, kandi Imana ishimwe kuko muriho, kandi Imana ikabibarinze. Naye twishimiye kuba turi kumwe, ndetse dusuhuza n'abakurikira gusenga everyday, tubasabira umugisha ku Mana, kandi twinginga kugira ngo ibahe guhishurirwa no kumenya, kugira ngo bamenye ko bagomba kwitwara muri bino bihe biruhanyije. Imana ibahe umugisha. Urakoze Pasiteri, mwana senga Imana. Murakoze. Reka duhuze umutima rero. Imana ishobora byose, Imana ikiza, Imana irokora, wowe ukora ibikomeye, ukora ibitangaza. Turagushimye cyane, tugushimira imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe ruhebuje byose, tugushimiye agakiza twahawe muri Kristo Yesu, tugushimiye umugambi unonosoye kandi usobanutse wo gukiza inyoko muntu, kandi no kwihangana kwawe Mwami turagushimiye cyane, kuko udashaka yuko hagira no murimbuka, ahubwo yuko ngo bose bakizwa. Rero Mwami wanjye, mu gihe tukiriho, muri mwacu no gukomeza kugaragaza isi ububi bwayo, nuko Satani ayihindanya anyuze mu butware bukomeye bw'inyamaswa ya kane. Kandi Mwami wanjye, turushaho no gusobanura umugambi wawe w'agakiza, kugira ngo abantu bawe waremye babone ubuhungiro. Inzira nyakuri ni imwe gusa rukumbi yadushiriho n'Imana, ni irembo ry'intama ari we Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, duhe umugisha kandi turinde, kandi dusobanukirwe byose twunguke kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Pasiteri, reka tugushimire, tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu. Tubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pasiteri, ubushize ho twaganiriye waratubwiye ko hari ibitabo 25 byanditswe n'umugore, aribyo biyoboye isi, aribyo isi igenderaho. Unatubwira intego bagenderaho, utubwira ni intego z'uyu mwaka wa 2025 z'inyamaswa ya kane. Uyu munsi Pasiteri twagutumiye kugira ngo uzudusobanurire gahunda y'uyu mwaka y'inyamaswa ya kane. Kaze Pasiteri. Murakoze. Imana ibamugisha cyane. Uyu mwaka ni ukuvuga ngo kugira ngo tuvuge iby'uyu mwaka tugomba guhera kuri umwaka w'icyamagana 425. Hashize imyaka igera muri 600 iyo gahunda itangiye. Ni gahunda yashyiriweho Satani n'abadayimoni mu rwego rwo gushyiraho gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo. Mu by'ukuri mu byerekeye ibisanzwe, ibihe bagiye babigabanyamo, bino bihe tubona bagenda babigabanyamo ibice. Mu busanzwe hari ibihe byitwa antikite, ibihe bya kera, byo twavuga ko byari mu gihe cy'ubujiji. Noneho hakurikiraho icyo bita Middle Ages. Ariko Middle Ages
bifite ibice bitatu by'ingenzi. Igice kinini cyane cya Middle Ages kigizwe n'igihe cyitwa Dark Ages, kuva nko mu mwaka wa 400 cyangwa se mu mwaka wa 476 mu by'ukuri, to be precise, ubwo ubwami bwa Roma bwasenyukaga, kugera mu mpera z'ikinyejana cya 11. Habayeho akaga gakomeye cyane kitwa igihe cy'umwijima, igihe cyo gusenywa kwa Roma, igihe cyo isi kwigarurwa n'abavanderi. Hakurikiyeho imyaka y'isi yo hagati, cyangwa igice cya kabiri nicyo ubundi mu mashuri bigisha nk'igihe cyo hagati, cyo bita Middle Ages. Ariko niyo ngiyo 600 bayibara muri, ntibashaka kwita Dark Ages. Kwita Dark Ages ni uburyo isi yari yagiye mu mwijima, ariko kugira ngo bakore ikinyabupfura byose babyitira hamwe, ariko siko bimeze. Dark Ages bivuze igihe cy'umwijima. So noneho rero muri icyo gihe, nyuma imyaka kuva mu mwaka w'igihumbi kugera mu mwaka w'1300 nibwo habaye ibyo bita ngo ni Middle Ages. Middle Ages ni ukuvuga ngo hagati y'umwijima no kuvuka cyangwa no kubyarwa k'umucyo, icyo baje kwita Renaissance. Renaissance rero yo cyane cyane yo yagaragaye uhereye mu kinyejana cya 14. Ubwo no kuvuga kuva muri mu cya 300 kuzamuka kugera mu cya 500. Rero bakayita Renaissance. Habaye ibintu by'ubuvuke byo Renaissance, rebirth cyangwa kongera kubyarwa. So Renaissance rero yabayeho igihe cyiza, abantu batera imbere, habaho gutera imbere cyane cyane. Bwa mbere nibwo bakoze imashini yandika. Urumva ibintu bya Renaissance cyangwa by'ubuvuke cyangwa byo kongera kubyarwa ubwa kabiri, nuko twabyita ku isi kubujijuke, gutangira ubwo cyane cyane ko hari habonetse n'uburyo bwo kwandika, noneho abantu bagashobora gusoma inyandiko nyinshi bitabagoye, badakoresheje bwa buryo bwa kera bwo kwandika ku mpu no kwandika ku mpapuro, so no ku mabuye n'ibindi bintu byaruhanyaga. So rero kuko ubwo byari iterambere. Muri icyo gihe rero mwaka wa 425 abadayimoni nubwo bakoze inama ya mbere bashorera Luciferi. Iyo nama ya mbere igena uburyo isi yayoborwa, noneho isi kihutishwa mu bwenge buhanitse bw'abadayimoni kugeza noneho kukuza kwa Antikristo. Uhereye ubwo rero hagenda haba amanama nyuma y'imyaka 100. Inama y'ubuheruka rero twebwe yabaye mu cya 925, niyo nama iherutse. Iyo nama iheruka kubyita inama, ubundi abadayimoni ni imyuka n'ubundi irahura, ariko ishobora kuvuga ngo barakora evaluation y'ibyo bagezeho mu myaka 100. Iriya rero ijya kuba barabanje bateza intambara ikomeye, intambara ikomeye ya mbere y'isi irangiye, noneho baricara kugira ngo barebe ibizakurikiraho, no gutegura mu maguru mashya intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose yateguriwe kugira ngo noneho habeho ibintu bibiri bikomeye, no gushyiraho leta imwe, imbanziriza mushinga ya leta imwe izategeka isi. Iyo mbanziriza mushinga rero niwe twitwa ONU. Kuva yashyirwaho yagenda yigarurira ibintu byinshi cyane, kugira ngo ibihugu byinshi ku isi bitakaza ubwigenge. Ibyo tubibona mu ngingo cyangwa mu ntego, muri za zindi mu ntego 21, mu ya 18 n'iya 19, uburyo isi ibihugu byinshi bigomba gutakaza ubwigenge. Inzego zabyo muri politiki no mu bukungu no mu mibereho y'abantu kugera no mu iyobokamana zikigarurirwa na ONU. ONU rero iyo ngiyo yaje gusa nk'ikintu n'ubundi ni igishushanyo, kuko ifite ibihugu bishyigikiye, ifite inkingi za mwamba, sizi nabishe Kinyarwanda cyo, inkingi za mwikorezi zikomeye zihetse. Kandi izo nkingi ziboneka mu bihugu 10 Bibiliya yita amahembe 10. Aranga inyamaswa aribwo butware butegeka isi, bwashinzwe na Satani imyaka mike mbere yuko Yesu Kristo avuka, binyuze mu kwigarurira isi kw'Abaroma. Bamaze kwigarurira ubutware bwose n'ubutegetsi bwahoze buyoborwa n'Abagiriki, kugera igihe no bigaruriye n'isi yose. Uko ibihe byagiye bisimbura ibindi, bagenda bavuga yuko aho bageze babaga bitwaje gushyiraho civilization by'Abanyaburayi, bagenda bihisha inyuma y'iyobokamana rya Gikristo bari barashinze,
noneho bakaryitwaza nk'ikinyoma cyo kubeshya amoko yo ku isi. So rero ubwo nari nkuganiriye kugeraho ubwo ngubwo Loni maze kujyaho. N'iki kindi cyabayeho kibangikanye na Loni ni ugushyiraho umushinga witwa Zionisme. Zionisme umushinga wayo cyangwa icyo yari igamije kwari ukurema igihugu mu burasirazuba bwo hagati mu gace ka Palestine kugira ngo kibe igihugu cyitirwa Israel. N'ubu ngubu impaka ndi zose mu muryango w'abibumbye ikibazo cya Israel kigeze ahakomeye, kuko bahoze berekana ikarita bavuga yuko bari abaturage b'Abarabu batuye muri Israel kiriya kintu batagomba kucyitwaza kugira ngo bahature, kuko ubundi Loni niko yari yavuze. Hari igice cyitwa West Bank. West Bank ni mu Gifaransa bacyita ngo ni Cisjordanie. West Bank ni uburasirazuba, ni uburengerazuba bw'umugezi wa Yordani. Ni igice cya Israel ubundi. No hari za Hebron ndetse na Bethlehem ni hwiri. Aho rero bari bashaka ngo hasigara aba Palestina n'akandi gace bajya bita Gaza kabe aka Palestina. Ariko noneho nabonaga Netanyahu avuga yuko atari byo. Ibyo ngiye babikoze ngo ibintu bigomba gukurikizwa nk'uko akurikije icyo Bibiliya ivuga, kuko bahawe n'Imana ngo ni ukuva ku ruzi ugera ku nyanja nini, kuva kuri Efurate. Oya, uruzi runini ni Yordani. Yego. Kugera ku nyanja nini ni nyanja Mediterane. Aho rero akavuga ati ngo twahawe n'Imana. Wibuke yuko bene Rubeni n'igice cya bene Manase bo bari barafashe hakuno ya Yordani. Noneho aho ngaho barahatura, ariko n'ibindi bice bisigaye barabyigarurira. Ubwo rero Yoshua arabemereye ati nimuhature nta kibazo, ariko muzafashe bene wanyu kugira ngo mufashe kurwana igihugu cyose Imana yabahaye mu kigarurire. Ibyo rero byarasohoye. Rero akabyerekana yuko nta kindi, Israel ni igihugu cy'abajuifu. Ni ukuvuga ngo Netanyahu muri disikuru yatanze yavuze yuko kiriya gihugu bagihawe n'Imana. Bagihawe n'Imana, nta kundi kuntu, mbese nta negosiyasiyo. Nta negosiyasiyo na bariya Palestine. Wowe ni ukuvuga ngo iyo avuze atyo ni ukuvuga iki? Ibyo Loni yavuze byose byari byarumvikanyweho, ntabwo bigomba gukurikizwa. Ubwo wagiye gukurikiraho iki? Ni ugukoresha icyuma gusa, intambara. Ubwo rero ni nayo mpamvu ubundi bitakunda koroha kugira ngo wa mugambi w'icyumweru cya karindwi, icyumweru cya 70 ntabwo cyakoroha kugira ngo kijyeho mu gihe hari cya cyumweru cya 70 kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Hari ubwo bitakoroha haramutse hakomeje gahunda nk'uko imeze ubu. Wera iki? Uriya muzigiti witwa Masjid al-Aqsa ntabwo washobora gukurwaho bakibangikanye n'Abayisilamu. Ubwo ni ukubanza bakuraho ibintu byose bagakubura igihugu, uwo mwanda ukavaho. Kandi ibyo bigomba gukorwa mu ntambara yonyine gusa niyo yabivanaho. Intambara kandi karundura irimo no gusenya ibihugu nka Iran n'ahandi. Uko bidasenyutse ntabwo kiriya gikorwa cyagirwa. Kugira ngo babonye bariya ba Syria bafashe ubutegetsi, bamaze gufata Damasco, bavuga ko bagomba no gufata na Yerusalemu. Kugira ngo icyicaro cy'umuzigiti wabo bagicungure, kandi no kwibuye bakubitaho umutwe rya Meka cyangwa rya Maka naryo baricungure, kuko bavuga yuko riri mu maboko y'Abarabu, ariko baguzwe n'abanzi b'Abayisilamu. Rero ibyo niko ikibazo giteye kugeza none, isi kabiri mu magi. Ikibazo cyawe rero kikavuga ngo ese uyu mwaka ute? Mu mwaka 2025 ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu cyo kuvuga yuko indi nama igomba guterana noneho y'abadayimoni, kuko imyaka 100 irashize. Yego. N'ubu ngubu hari uwambwiye ndacyabitohoza yuko abadayimoni ba mbere bagaragaye muri South Carolina muri Amerika. Bagaragaye aho bagendaga, noneho bahuye n'abantu bamwe bakareba ari abantu barebare uburyo budasanzwe, abandi bakabona hari mbese abantu batangiye gukangarana no kwibaza ibiriho. Ariko turacyabikora, bameze nka bya biri bya drone zimwe zazaga
nazo bikaba byaraburiwe kandi ubushize wari watubwiye uti uyu mwaka wa 2025 abadayimoni bagiye kwambara umubiri bazi. Ibyo ni ibintu kabisa biriho. Gusa abantu muri kino gihe abantu ntabwo bitaye ku kumva no kumenya ukuri, kandi abantu bafite ibibazo bibiri. Cya mbere, abantu barashaka umunezero, ntibashaka ibahumanganya mu bitekerezo byabo. Si byo ko badashobora kuba bagira bate, bashobora kuba babikemura. Ntabwo babikemura kuko niba bashaka gukemura iby'iki gihe, Bibiliya bayikuraho. Twe turavuga Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'uwo mubabaro nibwo izuba rizijima, n'ukwezi nikongere kugaragaza umwezi wako, n'inyenyeri zikagwa zikaragarika zigwa ziva mu ijuru. Ibyo nibyo byago bigomba kugira inyokomuntu. Inyokomuntu ikeneye kubwiza ukuri, ikava muri silamba. Silamba ni ibitotsi. Abantu bagakanguka bakitaza ubujiji barimo n'ibintu byo kwibeshya, kuko abantu barashutswe cyane, bahawe porogaramu yo kugira ngo babe ibikoresho by'umwanzi. Iyo porogaramu bayishyira mu mitwe yabo, aribyo bita education, uburezi, kwiga. Biriya byo kwiga ngo umuntu arize, ese uriga wigishijwe iki? Niba umuntu akubuza kumenya iby'Imana, ariyo mashuri ya mbere yakabaye ariho, ukamenya Uwiteka Imana yawe, uba wize ibiki koko? Ntacyo uba wize. Inene kesi ubaho, kuko kwiga ubu ngubu ubuhanga buriho ntacyo bumaze, ntacyo bumarira umuntu. Noneho ikintu kibabaje, bagiye no kubusenya amahame remezo yo kwiga, ireme ry'uburezi ku isi bagiye kurikuraho. Kandi muri ziriya ngingo 21 harimo yo gutashaka yuko bigisha iyobokamana mu mashuri. Yego. Noneho hariho niyo gusenya rero uburezi. Uburezi bukabaho noneho butameze nk'uko tubutekereza. Ari gushyiramo abantu gusa mu mitwe yabo ibidafite umumaro, bijyanye no kuba bakorera systeme mu buryo bushya. Ndagira ngo nsobanure no kino kintu neza. Amashuri twiga, abisi batwigishije, cyane cyane abanyaburayi, kwari kuduteguriza kugira ngo tube abagaragu n'abacakara ba systeme neza. Systeme yabo. Yego. Bakakwigisha, ukabona ibi, ukabona za diplome zihanitse, kugira ngo umukozi wabo. Ntabwo wiga umuntu ujya muri field cyangwa mu gisata kitajyanye n'inyungu zabo. None ko baba gushaka ugahembwa, ukibwira yuko urimo ukorera iterambere iterambere. Icyo bita amajyambere ukorera ni ikihe? Ni ikishaka kuzana iki? Ibyo wigisha, haba muri education, haba mu bucuruzi, haba mu buhinzi, haba mu biki byose, branches of learning, haba mu mategeko, ibyo byose byo uzakora ni ibyashyizweho na systeme kugira ngo wikorere. Kandi ikintu gishekeje ni uko amashuri n'ubumenyi bwigishijwe bwabaye ubukeba bw'ubumenyi nyabwo twebwe twemera bwo muri Bibiliya. Ugasanga baragerageza kubupyinagaza Bibiliya. Ubumenyi bwo muri Bibiliya bakwereka ngo ibyo ni ibintu ngo ni ibintu spiritual, ngo ntabwo bikureba. Ni ibintu spiritual, ibintu by'umwuka, ngo ni ibintu by'abantu batagira ubwenge. Babanje kujya babyubaha ngo bizajya biba n'ibyo abantu bakabyigira mu mashuri. Yego. Cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, noneho byabaye absolutely secular. Kuvuga ngo umuntu iby'inyigisho n'amasomo by'iyobokamana bigomba kuva mu mashuri. Kereka amashuri amwe yasigaye ari ay'amadini niyo agerageza kubikurikiza, ariko rero ntabwo yigisha iyobokamana rikiza. Niyigisha n'iyobokamana ry'ibishushanyo, babigisha n'imihango y'idini. Imihango y'idini yabo nayo ntabwo ikiza ubugingo. So rero icyo cyo buramutse ucyumva byaba ari byiza, yaba n'abantu ariko babyumvaga byaba dufasha. Noneho rero tugeze aho ngaho, aho tuvuga ngo ubu ese hagiye gukorwa iki? Igiye gukorwa uyu mwaka ni iki? Yego, kigiye gukorwa rero, ubu turi mu ntambara gatatu y'isi yose igamije gusenya isi n'ubukungu bwose bukagwa. Noneho n'iyobokamana rigasimburwa n'igishushanyo gisengwa, politike mpuzamahanga igahurizwa hamwe, Loni igakurwaho, isimburwa na leta imwe izategeka isi. Iyo leta imwe igomba gushyira kuri bya bihugu 10, nibyo bigomba gukora. Noneho hanyuma muri ibyo bihugu 10 bagakurwamo bitatu bigahura bikaba igihugu kimwe, icyo gihugu kikayobora isi. Niyo mpamvu reba mu Burayi ubukungu bwabo bwaguye. Nabuze numva Ubufaransa bumaze kugera mu bihugu, Ubwongereza bwamaze kuvamo ubwo, kandi Ubwongereza kugira ngo bave muri biriya bintu by'ubumwe bw'Uburayi kwari ukugira ngo
byorohe gushyiraho leta imwe mu Burayi ihuriweho n'abanyaburayi ubwabo, kuko Amerika ifite ikibazo cyo kuba ifite amashami hirya no hino ku isi, nko muri Amerika, Canada, Australia, Ubuhinde, hehe. Ubu rero yo igomba kuba hanze, kandi ikaba hanze, bamwe bakavuga yuko ibereye hanze nanone urwego rwo kugira ngo babatware bategeka isi, ibyo bakorera babikorera mu Bwongereza, ariko bigashyirwa mu bikorwa mu Burayi. Ibihugu bitatu ni ibihe bizaba igihugu kimwe urebye? Ibihugu ni Ubudage, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Ibyo bihugu bitatu bikomeye cyane mu Burayi bigomba gusenywa bikaba igihugu kimwe. Uburayi, mu Budage niho hicaye Illuminati itegeka isi n'abatware bose n'abanyamafaranga. Illuminati iri mu Budage? Mu Budage niho cyicaro cy'abayobozi bakuru. Umuyobozi buriya hari imiryango 13 ikomeye ya rutura. 13. Ariko iyo miryango 13 imwe iri muri Amerika, mu Bushinwa no mu Burayi. Ariko umuryango utegeka yose iyo miryango kuri 13 hari umuryango chef wayo witwa umuryango w'umuherwe Rothschild, aho uyobora amafaranga y'isi yose. Wakaba yicaye mu Budage. Amafaranga ategeka isi yose akaba ari muri banka yitwa the Bank of International Settlements, ifite icyicaro mu Busuwisi. Iyo rero niyo amafaranga ibika amafaranga yabo yose, nimwivamo niyo nihaka za banke zo ku isi yose, za Central Bank cyangwa banke zino za banke za Beneri, kavuge za Beneri z'ibihugu byose, mu Cyongereza bata Central Banks, niyo zitegeka. Niyo mpamvu ubukungu bw'isi bufungiye hamwe. Noneho nayo ikagira indi banke y'icyitiriro yitwa Banke Mondiale. Iyo niyo banke ubundi igirana amasezerano n'abantu bose, ariko amafaranga yakura muri iyo ngiyo bita Bank of International Settlements, n'ibindi byo bita International Monetary Fund. Ni iby'uwo muherwe Rothschild. Ubundi si yoborwa n'umuntu umwe, we niwe shusho ya Antikristo muri politike no mu bukungu. Hanyuma akaba bangikanye n'ubupapa n'izindi nzego zikomeye ku isi zizakorera hamwe mu gushyira ahagaragara ubutware bwa Antikristo. So rero ubu nibyo birimo bikorwa. Niyo mpamvu turi mu kaga k'intambara, mu byago hirya no hino, kugira ngo ibihugu byose bisenywe bijye hasi, bahereye ku bihugu bijegajega biri mu nzira y'amajyambere, n'ibihugu by'imitwe minini bifite imbaraga zishingiye ku madini nk'abayisilamu bagomba gusenywa. Hari ibihugu 7 byagombaga gusenywa kino kinyejana cya 21 gitangira. Ibyo byarashenywe, hasigaye gusa igihugu kimwe kitari cyagerwa amajanja, igihugu cya Iran. Tuzi yuko kigomba gusenywa, nacyo ntabwo byadutangaza ko no barakigera amajanja. Hagamijwe kugira ngo nabara kugikora batyo, Islam yo izakomeza, ariko noneho itabarizwa mu bihugu, ibarizwa mu mitwe y'ibyihebe. Kandi Abayisilamu bakwirwa ku isi yose n'ubukana bw'idini no gukora ibikorwa bibi bijyanye no bahinduke. Mbese Isilamu igaragarire muri Qur'ani neza nko kuyigisha ishingiye ku butagondwa no kurwanya ukuri. Abazayiyo bamuriro bazajya barwana n'isi yose. Buriya Qur'ani ntabikurikizwa. Qur'ani ikurikijwe na hadith zigakurikizwa neza, nibo twabona Ubusilamu bweruye uko bumeze. Kuko bo barakubwira ati umukristo, abantu b'ibitabo abamanasara nibo bantu b'ibitabo abakristo n'abayahudi bitwa abamanasara, abantu b'ibitabo ngo nabo bagomba guhindukira Isilamu. Ngo ariko nibanga ngo ujye bahata, ngo nibanga ubakoresha ikoro, kandi nibanga uzafatira ibyemezo bidakuka. Bro bakora za croisade bafata hariya bafata muri Aziya, za croisade biriya bakoze bafata zira zashobora no ubupapa bwashaka kwigarurira Abasilamu, bari barafashe bashaka kwigarurira ubutaka butagatifu, bose bafataga babushyiraho ngo babukore mu ikisi. Twigarukiye kuri gahunda y'umwaka wa 2025. Nibyo nakubwiraga yuko ari byo bigiye kubaho. Ubwo nibona ndakurondora ibigiye kubaho ku isi byose, n'intambara zerekejwe n'ibyago n'indwara n'inzara, no kwifashisha bino bintu byitwa, ubwo nari nkubwiye cya mbere kizaba muri uyu mwaka 2025. Nkubwiye inama y'abadayimoni. Inama y'abadayimoni igiye gushaka guterana, n'ibyo igamije. Icya kabiri kigomba kuba muri uyu mwaka nicyo bita initiation cyangwa launching officially of the weather warfare program. No gushyiraho ku mugaragaro cyangwa ikesi mu Kirundi
intwaro kirimbuzi hifashishijwe ikirere. Ikirere kigiye gikoreshwa mu gusenya ibihugu no gukubita hasi ibyishyira hejuru byose cyangwa itsinda ry'abantu baba bashingiye ku bihugu runaka cyangwa ku mbaraga runaka. Ntabwo bazajya babateza amabombe n'ibindi byatuma bagaragara nabi. Bagiye kujya babima imvura. Babima imvura, igihe nikigera aho kubaha imvura bateza imyuzure. Ni ukuvuga ngo abantu bo kugira ngo babone imvura babone izuba, ibyo bita icyanda cyangwa amapfa, hanyuma imvura none bajya kuyibashumuriza ngo bayirekure ize isenya ibiraro, isenya n'amazu. Ubwo rero icyo gihe tuzaba twinjiye mu gihe gikomeye cyane cyo kubaho kwacu. Ni ukuvuga ngo intwaro kirimbuzi bagiye gukora, kuvuga ngo gukora intwaro ku buryo igihugu babonye kigize kagarara bacima imvura. Mu gihe bagihaye imvura bagiteza imyuzure. Ko ni mu buryo bwo kwica abantu bazakoresha gukoresha icyo bita famine and diseases. Biri mu ngingo ya 9, biri mu ntego ya 9. Intego ya 9 turayifite hano muri za ntego 21. Intego ya 9 iravuga ngo to cause by means of limited wars in the advanced countries and by means of starvation and diseases in the third world. Uvuga ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ari byo twebwe banyarucari no kwifashisha indwara z'ibyorezo n'inzara. Hanyuma muri bihugu bindi bigikanyakanya byitwa ngo advanced no gushoza imvururu nka ziriya zibera mu Burusiya na hariya muri za Ukraine, cyangwa se n'izindi ntambara bategura zishobora gutangira kwaka umuriro muri za Taiwan no muri Aziya, cyane Aziya y'Uburasirazuba gushira amajyepfo. N'ibindi bihugu byo mu Burayi, kuko intambara yaratangiye gusubira inyuma ntabwo ihari, zajya yifashishwa ibihugu birwane bityo intambara z'igihe gito zikubite zisenya abantu bajye mu mage, inzara babura uko bagira, ubukungu bugwe. Kuko ikigamijwe no kugira ngo abantu bageraho bavuga ngo no, dukeneye umukiza, ibintu biriho ntitwabishobora. Niyo mpamvu bashaka no gushyiraho idini ryabo bwite, yuko abantu bariyoboka riteguriza kuza kwa Antikristo. Idini rimwe ntabwo bashobora gukora badafite idini, kuko idini buri bamara gukuraho maraya. Iyo tuvuze maraya tuba tuvuga aya madini ariho, abazamusimbuza n'igishushanyo gisengwa. Rero icyo gishushanyo gisengwa nikimara kujya abantu bazagihurumbanira bakijyemo, bavuga ko noneho babonye inzira nyayo yo gukorera Imana no guhura n'imyuka binyuze ku medita. Abantu bajye bagira linkage n'imyuka yo mu kirere. Paulo yavuze ngo abo dukirana nabo ntabwo ari abafite inyama n'amaraso, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo niyo tugiye guhangana nayo. Aho guhangana nayo abantu bagomba guhindukira, ahubwo bakabana nayo mu mahoro, bakayiramya, noneho ikabigisha uko ishaka. Kandi zabihuje n'abadayimoni bagiye kwigaragaza, kwambara umubiri bakaza mu isi, uko twabivuze. Isi hinduka akaduruvayi, utiteguye ubu ntazamenya ibyo ari byo. Aya ntashobora kumenya, usinziriye ntacyo azamenya, ntacyo yamenya, nabwo ntashobora kukimenya. Nubwo twababwira ibi ngibi babihinyura, kuko bo ntacyo bazi. Byaba iby'ubwenge bigishijwe ntibaba babizi, byaba ibyo bukamana amadini babamo ibyayo ntibabizi. Kikaba ari ikibazo. Gusa intore z'Imana zo zizakanguka kandi zamenya ukuri. Bavuga ngo muri gahunda muri uyu mwaka abadayimoni bagiye kwigaragaza, bambara umubiri. Muri uyu mwaka agiye kubaho mu ngingo watubwiye muri ziriya ngingo, muri ziriya ntego 21 hariho intego y'uko bagiye gushigikira imitwe y'iterabwoba cyane. Uyu mwaka bagiye gusapotinga imitwe y'iterabwoba ku isi. Yego, ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu by'ingenzi ngiye kukubwira. Nkubwiye kwigaragaza ko abadayimoni. Imitwe y'iterabwoba n'ubundi isanzwe ihari. Iyo ni aparatasi barayishize muri za ntego 20. Ziriya ntego 21 nta rimwe batari batangiraho. Zose bamaze kuzitanga, bazikorera icyarimwe. Ugiye kureba buri kantu kose ubukareba, ibimenyetso byako birahari. Noneho nuvuga ngo byose bazaba bikora niyo ntego bazigenderamo zirimo, izo ntego bazaba bazirimo. Ubwo ni nkubwiye rero icyambere kugaragara ko abadayimoni bambaye umubiri, gukoresha intwaro kirimbuzi yo gukoresha ikirere kugira ngo batwice. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu rero yatangiye igiye gutangirira muri Amerika, niyo bita 2025 project 2025. Yatangiye gutekerezwaho no gushyira no gukoreshwa, gupangwa neza no kubaka ibizayigira mwaka wa 1981. Ko ari kera.
hanyuma rero ejo bundi muri 2022 tariki 21 z'ukwa kane nibwo noneho yashyizwe ahagaragara igenewe Donald Trump. Kandi icyo gihe ni imyaka nk'ibiri ishize n'igice, muri imyaka nk'ibiri n'igice irashize, iteguriza rero guhindura politike ya Amerika ku buryo bugaragara. Politike ya Amerika noneho igahinduka ikenda kumera nk'iy'Ubushinwa, ishingiye ku mahame akomeye cyane ngo ariko ya gikristo. Ay'Abashinwa ni amahame akomeye cyane bakomora mu gikomunisiti, ariko abangaba barashaka gushyiraho amahame akomeye ashingiye ku bukristo, ashingiye ku idini, barwanye ibintu ngo bakureho amahame amwe n'amwe aha abantu uburenganzira, amahame aha abantu uburenganzira bwo guhindura ibitsina, ibintu nk'ibyo. Bazabikora batagamije kugira ngo bavaneho ibyangwa, ahubwo icyo bagamije gukora ni ukugira ngo mu gukora ibyo babone n'uburyo bwo kuvanaho n'ibindi batekerezaga Abanyamerika bari baramenyereye. Urugero, gutunga imbunda bigiye kuvaho. Kuko ejo bamaze iminsi hari n'umuntu numvise wagonze abantu nka bimwe byakozwe mu Budage. Saza abantu bari mu munsi mukuru arabagonga, abandi arabarasa. Turacyabikurikirana, babita ngo ni muri porogaramu ya Illuminati byitwa ngo ni lone wolves. Wolf ni isega. Lone wolf ngo ni umuntu ngo ni isega rikora ku giti cyaryo. Isega rikorera ku giti cyaryo kugira ngo rikore amahano, bagamije kujijisha yuko ibyo bintu biba bitari gahunda ihuriweho n'abantu benshi, kandi uwo muntu ntaba yakoze wenyine, afite n'abandi bantu bari kumwe nabo. Ariko nibuka ubushize utubwira uti leta izagerageza ko yakora n'ibitero kugira ngo ibone uburyo izambura abaturage intwaro. Wigeze kutubwira? Yego. Bango igicumbi cya demokarasi no kwishyira ukizana cyo mu isi aricyo Amerika noneho giye guhindura isura, kugira noneho gikwiza isi yose politike igendera ku gikenye. Haya ni gikenye mu Kirundi, ni gikenya mu Kirundi. Ahantu hose igitugu. Kandi ni ukuvuga ngo hagiye kwifashishwa abasirikare mu mwanya wa polisi. Igisirikare kigiye kuza kinjire muri rubanda, igisirikare cya Amerika. Yego. Noneho bibe cyitegerezo hirya no hino ku isi, cyane cyane ko bigaragara ko isi nitutareba neza isi igiye kwigarurwa n'amabandi. Ni nayo porogaramu bafite yuko ababandi yazageraho akarwana ku isi yose, isi bikaba akaduruvayo. So rero sizi hari ibihugu bitazashobora wenda bizategereza, wenda bikazasengwa n'intambara nucleaire kuko nayo irahari noneho. Ariko kano kavuyo ko ibihugu byose byo ku isi bigomba kujya mu kavuyo gakomeye cyane, kuko muri za ntego bagomba gushikira imitwe y'iterabwoba. Yego cyane, imitwe y'iterabwoba bigomba gukomera kugira ngo ibihugu byinshi biranirwe kujera umutekano wabyo. Noneho n'ubukungu bugwe, ibihugu byinshi bizafata imyenda ikomeye cyane mu mabanki hagamijwe kugira ngo bibone intwaro zo guhashya abo bita ibyihebe. Kandi ibyo byihebe biba bishyigikiye ari babandi banaguriza za leta izo, noneho batagire za leta zibe abagaraguzi bwo mu myenda ikomeye. Ibihugu bikomeye cyane nka za Kongo n'ibindi bifite amashyamba magari babyinjiremo cyane kugira ngo bijagashage, noneho n'umutungo wabyo bawuterure bawutwara. Nk'ubu ngubu Kongo barimo barubaka gari ya moshi iva za Katanga igaca muri Angola ikagera ku mwaro wa Angola witwa Lobito. Aho rero niho ubukungu bugomba gusahurwa bujyanwa. Ibyo bizakorwa no ku bihugu byose, babone uko bigarurira umutungo kamere y'ibihugu byose, kuko bagomba gukoresha uriya mutungo kamere kugira ngo bategeke bya bihugu byose ku isi babishyire hasi. Icya kabiri, bo bigwizaho umutungo n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose, kuko ibintu byo bakora byose bikorwa mu nganda, nayo nk'uko bizi biva ku isi yose. Ntabwo rero bishobora kuva ku isi yose ba nyirabyo bakifiteho ijambo. Bafiteho ijambo rero ntawabikoresha uko ashaka. Urugero ni nk'ubukungu bwa uranium cyangwa Ifaransa bayita uranium,
mu gihugu cya Mali, mu gihugu cya Niger, maze imyaka myinshi bukoreshwa n'Ubufaransa. Okay, none Ufaransa leta irashaka kurwanya Abafaransa kugira ngo bekomeza gutwara ubwo butare, kandi ubwo butare bufasha, wibuke ko Ubufaransa bufite intwaro za nucleaire kandi bwifashishwa no mu gukora amashanyarazi. Ibyo rero ntabwo ushobora kubyemera yuko ibihugu nk'iyo byakwigomeka bwa butunzi bikaburiramo, uburyo bwo kubugeraho bikabahenda cyangwa bukabananira. Icyo bagomba gukora rero ni ukureba ukuntu bakomeza ibyo bihugu kubishora mu ntambara z'abajihadiste n'ibindi byihebe, kugira ngo ibyo bihugu bigiye gukomeza kuzura umutwe. Ya mitwe rero bakomeze bayishigikire. Bakomeze bayishyikire, kuko ubushobozi bwo kubikora barabufite n'uburenganzira bwabyo barabwemerewe. Twebwe batubura tubeshya gusa, nta kintu na kimwe tugira. Ariko n'Ubufaransa numva ko muri gahunda gusenyuka buzasenywa, bazabusenya buzavaho. Ubufaransa bushobora kuvaho kubera ubukene, ibintu byo bigenda bikora, ko ntabwo buvaho mu yindi mpamvu. Ni ugushakisha bwa buryo hajyaho bwa bwami, bya bihugu bitatu bigomba kubyara noneho ishyano rikomeye ku isi yose. Uburayi bwose bukinjira ahantu hamwe bukifatanya, noneho bugatangira gutangira amabwiriza ku isi. Buriya Amerika itegekwa n'Abanyaburayi bari mu Bwongereza, abandi bari mu Budage. Muri politike itegekwa n'Abongereza, mu bukungu igategekwa n'Abadage, nibo ba nyir'amafaranga, ariko ntabwo ari Abadage bakavukire, ahubwo ni Abayahudi. Bene Abayahudi? Ni Abayahudi b'Abadage bafite ubwenegihugu bw'Ubudage, nibo bafite ubushobozi ku isi no gutegeka. Nabo banditse igitabo kigari cyane cyitwa The Protocols of the Elders of the Wise Elders of Zion. The Protocols of the Wise Elders of Zion, gikubiyemo protocols cyangwa se inyandiko z'uko isi igomba kuzamera, isi igizwe n'abo bita ngo abantu batazi Imana. Yego, abantu batazi Imana. Abantu batazi Imana cyangwa abo bita goyimu. Uburyo bagomba gucungwa kugira ngo bazagere ku iherezo. Ari agatabo mfite gafite protocols nyinshi zirimo ibintu byinshi bigomba gukorwa ku isi. Noneho iyo tugiye muri izo protocols, ni ibi ngibi tubona muri zino ntego 21 nazo zirimo. So isi rero, isi uko iteye nabi, Yesu we ni we wenyine mukiza. Twibwira ko ari we wenyine ushobora kuza agashyira iherezo ku biriho, nk'uko yabivuze muri Daniyeli igice cyaho. Turebe Daniyeli igice cyaho cya kangahe? Igice cyaho cya 2. Aribwo buryo nabwira abari mu isi nk'iy'Abashinwa. Porogaramu y'Abashinwa, uko Abashinwa bakontororwa na leta, niko n'abariya bagomba gukontorora isi, Abanyamerika ubwabo, kuko bose ni bamwe. Haba porogaramu y'Ubushinwa nibo bayishyiraho, nibo bayishyizeho. Porogaramu ya Amerika nibo bayishyizeho. Komunizme na kapitalizme nibo babyubatse. So rero Bibiliya iragira iti dore uko abadayimoni bazaza. Uburyo wa 43, Daniyeli 2:43. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitivanga n'ibumba. Ubwo abadayimoni baje bakaba bashaka kwivanga n'urubyaro rw'abantu, ntabwo bazaba umwe. Ni intuzi ya gahunda abadayimoni bagiye kwigaragaza naho muri Daniyeli 2. Yego. Abadayimoni kwigaragaza n'imigihe bamaze, rega kwigaragaza ni finali, ariko batangiye kera bifatanya n'abantu. Yego, ariko mu buryo bwo mu mwuka, no mu buryo bw'ubwenge bubi bwo kwigomeka ku Mana, no gukora ibi tekinoloji y'ingiye ureba uhereye mu mwaka w'425. Nibyo nakubwiraga. 44 ngo nuko ku ngoma z'abo bami, ba bami 10 twavugaga, ba bandi 3 bamaze kuvaho, ariko bakabyara umwe, ari we Antikristo uzima ku mugaragaro. Noneho uwo nguwo ngo aravuze ngo nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo
ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi bwo buzahoraho iteka ryose. Ni ubwami bwa Kristo twe dutegereje kandi twishimira, kandi tuzi yuko tuzakomeza kwamamaza, nubwo Satani we afite abambari be n'indi mikorere n'ubujiji n'ikinyoma biri mu isi. Uhereye igihe Kristo yazukaga, ikinyoma cy'uko atazutse ahubwo ngo abigishwa bibye baje biba umurambo we, icyo kinyoma kugeza na bugingo n'ubu cyakomeye mu Bayuda, ni nabyo bigenda bizira ku isi yose, bahakana, bigisha ibintu bitari no kuyobya abantu, bigisha ibintu bitari ukuri. Abigishwa b'ibinyoma bakongera bakiyongera, bagakomeza kuvuga Bibiliya icyo bita ibinyabapfu bidafasha abantu, barwanya kwa kuri nyako kwavuye mu ijuru. Ariko twebwe duharanira kugira ngo kumenyekane kandi kwamamare. None se aba badayimoni uvuze ko bagiye kuza bazabyarana n'abantu, se abadayimoni ko bagiye kwambara umubiri? Ntabwo bazabyarana n'abantu azisake, usibye ko nabyo byashoboka uko byigeze kubaho. Abitwa abana b'Imana baramanutse bashaka ngo mbana n'abana abakobwa beza, ngo bahitamo abo bashatse barabarongora, ngo babyarana abantu b'ibihanda bya kera bahozeho. Ariko ibyo sibyo, kuko nta handi mbibona yuko sinabivuga ko aribyo bigiye kubaho. Ahubwo abadayimoni bigisha ubwenge bwo kugira ngo bafate abana b'abantu ubwabo bavutse ku bagore nkanjye nawe, babahande mu bwonko bwabo, bagiye kubashyiramwo imashini za chips zituma bakora nk'ibihazi, bagakora nk'inyamaswa, bagakora bakurikije mind control, bayoborwa nuko babandi bayobora bashaka program. Ibyo rwose ariko bigiye kumera, kugira ngo abantu bashobore guhangana ku kazi, ku rwego rw'akazi bagomba guhangana n'icyago cyitwa amarobo. Ntabwo rero bahangana n'amarobo bakiri kuri pese y'umuntu, bagomba nabo kuba altered cyangwa se kuzamurwa mu myumvire no mu bushobozi, bagakora nk'amarobo bataruhuka, kandi bidasaba kuba warize, bisaba gusa yuko ufite chip mu bwonko bwawe, ifite porogaramu kugira ngo ugire ubumenyi bw'ibyo bashaka umenye. Urebye intelligence artificielle igeze kure cyane, urebye umwe akora amarobo mu rwego rukomeye, umwe akora amarobo y'abagabo, abagore, abakora ibintu byose, abigisha indimi, bimaze kugerwaho. Kandi ibyo byose no kuba baratwara ibyo abantu bakoraga, bashaka gukuraho akazi. Abarimu bagiye kuvaho, urebye n'abarimu ngo barize bigiye kuvaho, kuko urebye amarobo hari abarimo yigisha. Birakomeye cyane, baragenda noneho ubwo natwe dufite ibibazo, na za misa zigiye kujya zisomwa n'amarobo. Ubwo se uwigisha ijambo ry'Imana bazaba bakimushaka wiki robo zigiye gusoma misa? Misa, kuko inyamaswa ya kane igiye kuvaho. Ndanivuze inyamaswa ya kane, Marayo uhetswe n'inyamaswa ya kane wagiye kuvaho. Hagiye wikise, hagiye systeme ipfuye. Nicyo n'impamvu babyita ngo ni New World Order, gahunda nshya y'imibereho ya muntu ku isi, izaba iteye ubwoba kandi idasobanutse, kandi ntawe ushobora kuyisubiza inyuma, kuko buhoro abantu b'isi barasinziriye, barabatega utuntu. Abantu baragenda bakura, cyane cyane urubyiruko barakura bareba utuntu twa TikTok, bareba udufilime, bareba udushede tutarangira, bareba utuntu tubahuza, abandi bakiyahuza ibiyobyabwenge kuko bari byabagoye, bibwira ngo haraho nibwo bizakira. Ariko ibyo byose harimo porogaramu y'uta mind control, kugira ku buryo abantu babakontorora mu bwenge bwabo bwose, mu mibereho yabo. Kikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Birakomeye cyane pastor. Birakomeye, ni ugusenga, ni ukwegera Imana, ni ukuvuga ubutumwa. Ni abantu gutangira gushaka abana bato, umuntu akababwira. Naratangiye porogaramu yo kugendera amashuri ya segonderi, nibishoboka nkongera kubona n'abazakurikira kino kiganiro. Amashuri ya segonderi ndashaka kujya njyamo, bakantegurira gahunda, nkahura n'abana cyane cyane kuva ku mwaka wa 4 kugera ku wa 6, kuko nibo baba bamaze kugera ku busobanutse. Tukabaganiriza ibintu biriho, narabitangiye mbere ya za covid, ariko nshaka kubisubukura kugira ngo bishobore kuba byajya bifasha abana bacu gukanguka, bakamenya isi barimo cyane. Ugwaruka no kubona cyane urubyiruko rukijijwe, cyane kumenya zino ntego,
bakamenya ingingo 7 z'amasomo akomeye cyane ya New Age, no kumenya ingingo 10 zagasinziriza, izo twita 10 point charter zo guhindura abantu, kuba ibizezenge birimo abantu guhuza ibitsina, kuba batinganyi, kuba gukuramwe inda, bana b'abakobwa bakibwira yuko gukuramwe inda ari ikintu kizima kandi ari urupfu, kuko gukuramwe inda, icyazanye gukuramwe inda buriya kukigisha neza abantu no kugira ngo ubusambanyi bukorwe ku mugaragaro, abantu badafite ubwoba yuko bari butwite, ukazi yuko natwite inda ari buyikuremo, kandi utwita abakoze icyaha ukuyemo inda abakoze ishyano uko abayisha umuntu. Ibyo rero kugira ngo bazabigereho, abantu barasaba kugira ngo training abantu benshi, tuganiriza abantu benshi, cyane cyane urubyiruko rwacu, bane dufasha tukabikora munsi ahantu hanini, n'ubu twaduhuza amashuri twabikora tukabyigisha abana bacu bakajya bava muri za segonderi bajya mu buzima ariko bazi neza isi bari mu kwimeze. Ibyo byo sinzi naba bazabenyemerera, ariko ni icyifuzo cyanjye. Tuhagarukira murakoze. Wakoze pasiteri, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha pasiteri. Reka dushime namwe mubanye natwe muri kiganiro, tubabwire ngo Imana ibahumugisha. Tubasaba kino kiganiro niburi ugihereze inshuti yawe imwe, ugihereze imwe, ugiparitaje, ugisharinge, kuko uzawufashije, kuko abantu benshi barasinziriye ntibaze aho turimo turagana, abenshi basinziriye mu madini, abantu benshi barasinziriye mu madini ntibazi ibintu birimo biraba ku isi, barasinziriye kuko mu biyobyabwenge harimo ikiyobyabwenge n'ikidini kirimo kirabigisha, kirimo kibate ni nk'ikinya, no kubabwira utuntu tunezereza nyine ko bagiye kubona amaviza, hari za prosperite, ariko unyemerere kino kiganiro uzagihereza inshuti yawe, uzagiparitaje, uzawudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasiteri, sinzi uko ari kindi wakongeraho. Icyo nakongeraho nuko nabwira abantu yuko isi igeze marembera, barabeshywa, kuko there is a lot of disinformation, hari uburyo bwo kubeshya abantu no kutababwiza ukuri, no kureka ibintu, no kuvuga gusa karimi keza karyohera abantu, kandi ku bintu bigenda buhoro, ariko biva mu nyenga, bigana mu buribwe bukomeye. Abantu benshi bararangara, nkaba mbakangurira kugira ngo bakanguke. Icya kabiri, igisubizo cy'iyi si nta wundi nta handi kiri, nk'uko Bibiliya bitubwiye, kiri mu kuza kwa Kristo agashyiraho ubwami butazahanguka, kandi ubwo bwami kugira ngo bujyeho bugomba gusenya ubwa antikristo buriho, buzasangwa buriho, kandi abantu benshi barimo barakorera antikristo batabizi. Mu nzego zose z'ubumenyi za human endeavor, mu nzego zaba iza politike, zaba iz'ubukungu, iz'imibereho y'abantu, iz'iyobokamana, arizo pillars zo kubaho k'umuntu, cyangwa inkingi za mwamba zikoreye kubaho k'umuntu mu mibereho ye mu mwuka no mu mubiri, zamaze kwinjirirwa, kandi Satani arazikoresha kubw'inyungu ze. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gukanguka, bakamenya yuko mu gihe kitarambiranye bazajya babona ibintu bikomeye. Abakiriho ubu ntabwo ari kera cyane, abantu bari mu myaka 50 cyane no kumanuka bazabona ibintu bikomeye cyane ku isi. Abari mu myaka hejuru ya 70, bo abenshi kuko n'ubuzima bari bubi bashobora no kugenda mu myaka mikeya hejuru ya 70, ariko abafite ubuzima nabo bazabona ibintu bikomeye baramutse baramye bakagezaho muri 80, ko mu myaka 10 iri imbere yonyine kuva ubu kugera muri 30 zaba hari ibintu bikomeye cyane, n'imperuka ziteye ubwoba zibaye muri imyaka 5 gusa yonyine isigaye. Rero ari ikibazo gikwiriye kwigengeserwaho. Murakoze, Imana ibahumugishe. Pasiteri, sinzi ko hari abantu bashaka kuba kubonye ubwa mbere, ashaka kwifuza nyine yavugana nawe, wamuha aderesi ubyo yakubonamo. Rakoze. Jewe nitwa Pasiteri Peter Musisi, hari n'urubuga ngira rwitwa Pastor Peter Musisi Official, ntangaho ibiganiro binyuranye, bahambonera. Noneho ikindi gikomeye cyane rwose nuko ngira telefone igendanwa ariyo 0788 50 60 76, kandi iyo nomero mbahaye ikaba ari nayo igaragara kuri WhatsApp. Murakoze, Imana ibahumugisha. Murakoze Pastor, reka tubashimire tubabwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire namwe mwese mwanya muri kiganiro, tubabwire ngo Imana ibahumugisha. Ikiganiro ubutaha. Shalom shalom.